kuko ndabizi ko kuba nari mpagaze kuri iyi touchline ndi gutoza Arsenal ku mukino w'ikipe ya Real Madrid yabigizemo uruhare. Tigewe ku bwanjye ndamushimira kandi ndabibabwiye ataza kuba ari Pep Guardiola ntago nari kuba ndi hano. Uno mugabo witwa Mikel naramuhamagaye kugeza no mu gitondo cyo ku munsi w'umukino. Ati ndi hano kugira ngo mbigaragaze mbibabwire nanamushimire mbikuye ku mutima mu buryo bukomeye cyane. Kuri Paris azahamagara nde? Kuri Paris nta mutoza oya kuri Paris yarayinyutse Paris nayo no kuri guhamagara se. Dembele se reka bayemese ahantu byari bigoye na Dembele reka bayemese reka da uri arafatika wafataje Vinicius hari umunsi Paris Saint-Germain yazamutse i Manchester Ferguson asanga arayitegereje ati mureke mbagire inama ukuntu mugiye kuyifata uko mugiye gufata City yari bitatirata hari igihe inama zidakora hari igihe byanga pe ukajya inama ariko bigatwa naho umuntu mutigeze munahura ukagero kari ngombwa kukagarura oya najya kubwira bene ko buri gihe atari kwitabaza inama reka tujye kuzo yitabaje zakoze pe uyu munsi byabaze inama zakunze ku mukino wa mbere yabivuze nabwo ku mukino ubanza yavuze yuko yahamagaye Pep turamuzi no gabahuye ni equipe kenshi Mikel Arteta yarahageze turabyibuka byo yatangaje nyuma y'umukino avuga ko gukinira Santiago Bernabeu minota 5 ubwo ya mbere bamaze kumva umurindo w'abafana b'ikipe yari ya Santiago none hinapfundikiye so yongere kubikomozo ku mugoroba avuga uburyo no ku mukino kwishyura yafashe telefone akavugisha umugabo akagira nyine ibyo amufasha kuri mukino yongera kuvuga ko ari very grateful ashimye rwose igihe kirekire abanye n'uyu mugabo ngira ngo abantu barabizi benshi yuko mbere ko agirwa umutoza mukuru w'ikipe ya Arsenal yabanye na Pep ari umwongereza we so avuga ko yamuvomyeho amasomo menshi yatumye ku mugoroba yicara hariya ari very proud ya result akuye imbere equipe itunze Champions League 15 nawe bigarutse bati iyi kipe twese dutera iriya twinspira gutwara kino gikombe kuko niyo igifite kenshi ariko tugarutse ku bya Pep Guardiola bitabigaragaza nyine umubano wabo n'uburyo batanabihisha bombi kuko yaba ari Pep Guardiola imaje kuri Mikel Arteta ntaga yakunda kurya iminwa niyo Mikel Arteta umaje kuri boss we Pep ntaga yakunda kurya iminwa kuri uyu mukino Pep Guardiola mu gihugu cya Espagne yahanganye na Real Madrid imyaka myinshi yitwaye ibikombe kenshi yayitsinze ibitego byinshi yaba ari muri Man City nawe yamutsinze kenshi no muri kwa Barcelona yamutsinze kenshi yarazi izo mbaraga za Real Madrid kuri stade yabo Carlo Ancelotti barahuye inshuro nyinshi nawe urumva ni ikipe bahuye inshuro nyinshi n'umutoza bahuye inshuro nyinshi ugereranyije na Mikel Arteta kumuganiriza nk'umuntu mwabanye ni ibintu byoroshye ngiye nekereza ko nka cyagenda serajya mu ndege wewe na Clarisse yarabaganije bati bigenda bite ari ibintu yarazi ku giti cye ari ibintu yarazi ku giti cye muri umuherekeza nta kintu gimubwira nari ibyo namubwiranganje byose byabaga ari ukumushuka kugira ngo akotore nta kintu cyanyacyo nigeze mubwira urumva ntabwo inshuti nziza naye nta cyane nta rwose muri ziriya nama namugiriye hari ibintu bitatu namubwiye gukora kandi yarabikoze kandi ntibyari byo icyame namubwiye ko niba muha ibiryo mu ndege agomba kubyishyura kandi yagiye kuyishyura baramubwira ati byishyuriye mu itike icyakabiri icyakabiri namubwiye ko nta muntu winjirana b'inkweto ageze ku muryango azikuramo icyagatatu namubwiye ko agomba kugenda mbere y'amasaha 4 kandi yageze ku kibuga habura amasaha 4 ngo checking itangire nibyo bintu namubwiye ngewe rwose kandi yarabikoze urumva byose yarabikoze namaze nshobora zimeze nk'iza Ferguson ariko akinkweto ko ndakemeye iyi nayo nubwo mwana uramenye ngo kandi ngo nkunda kubona abantu bagenda bambaye ibipapa namwana babisiga hanze sawa kabisa urumva ariko akazi ko yaragakoze yarakubajije rabura ati umuntu yaciye ahantu reka mubaze ancuke cyangwa abwiza uko ariko nge nta kundi ngiye nabamenye ibintu bifiteho nawe yabyiyemereye bati no stade n'ubwa mbere ngeze experience nk'ingi yo kuza ku kibuga nk'iki ngiki cyari ya Madrid rero ureba umubano w'abantu nyine n'ubushuti Mikel Arteta ari mu bantu nyine badatinya kwerekana umubano w'abandi bantu bahuriye mu kazi yajya akunda kuvuga ku mubano we cyane n'umuntu bita Edu ukumva umubano ko kuri deep cyane yavuga ku mubano we n'umuntu bita Pep Guardiola ukumva umubano w'umuvandimwe mukuru n'umuvandimwe mutoya batuye mu mujyi umwe ibyo bintu byose rero
nubwo tutabikubira mu ijambo rimwe inama za Pep Guardiola nizo zatumye Arsenal gusa ikora ibyo yakoze kuko zo nama yamugiye nizamuje ko yamuteye 5 ntabwo bajyanye ibyo bavuganye kuri telefone hari uko twabonye muri iyi mikino Arsenal yakinnye ngewe nabonye Arsenal iza mu mukino wo kwishyura idafite igitekerezo cyo kudefanda hari igihe cyageraga bikaba ngombwa bitewe n'ubushake Real Madrid yashyiragamo ariko nanone nta muntu watekerezaga kuri buze no kubanza igitego Santiago Bernabeu byanashobokaga ko biba byinshi kubera ko Bukayo yarase penalty bateye penalty nk'umwana ibi bintu bashatse bazayana bimukuraho bwa gatatu ahantu hakomeye cyane ahushije penalty nk'iyo turibuka finali ya Euro n'ehandi kuko hari igikombe cya mbere kibatangira kubyinjamo bino bintu ahantu yarase penalty bakina n'ikipe ya West Ham ibanganye ibitego 2-2 naho baravuga batanga igikombe arakinyereyeho birakarabaye ubona ko nayo umuntu waze kugira ayo mafoto yagaruka mu mutwe w'umuntu ureba match za Arsenal icyo navugaga abantu bataza kurangazwa n'ibintu ngo Pep Guardiola yaganiriye na Mikel inama ni kimwe ariko icyo Arsenal ya propose agona ko ni ikintu bamaze iminsi bubaka Arsenal muri no minsi uzayibona igurwa ku mikino runaka mitoya ubona itakaje amanota mu buryo butatekerezwaga ariko Arsenal ku iyi mikino twita ngo ni minini iratandukanye urebe aya makipe twita ngo ni manini ikuraho result ikomeye ni draw akazi ko mutoza ko karagaraydizo koko wa mugani nko bivuze umuntu yaguha inama ariko ntari bugutize Haaland tuvuga urugero arumva ni nka kuriya muvunyaza n'amafaranga akamananga akazana ibitekerezo akabakongokanya ibitekerezo bikagira biratandukanye harimo n'ubujeni harimo n'ubuhanga bwa Mikel Arteta mukanya gato twabitangira tugiye kwakira umuvandimwe kuva muri LAF mvuga ni patience ya Mikel Arteta kuri Bukayo kutagira lash kutavuga ngo ninongera kuko twibuke we na Edu bavugaga yuko n'umwaka wa nyuma wa resulta projet kutanga umusaruro yes wenda ubu wabisunika bishyira umwaka utaha iyo aza kugira iyo pressure y'abafana ba Arsenal kuvuga ngo igikombe ndagitakaje ukabona hari imikino naka yagomba kuba yamuzana nk'ibiri rwose mbere y'igihe cyo yagomba kugaruka yagize patience aza mu by'ukuri ari umukinnyi uza kuderivaringa ikindi kuri approach no match yo kwishyura byagaragaje ko nta gutinya ni babandi 11 ni ya formation yego n'uburyo yakoraga animation harimo attacking nyinshi nta gutinya wenda icyo gitutu yaramaze kubona kugeza ku munota wa 5 binahurana mu by'ukuri n'abakinnyi bari muri form nabo bisa nk'aho yababwiye muri dressing room turibuka bitangaje itangazamakuru ati nabo nabatumye bagenda bikoreye no match muravuga Bukayo Saka ariko nanone iyi mikino ibiri umusore twa Martinelli afashije Arsenal ngiye navuga cyane Declan Rice kuko nibyo Arsenal yatsinze Real Madrid iranayisezerera ariko key player ubonaga wari wuzuye cyane wari wabigize ibyo wari wifashe personal cyane n'umugabo witwa Declan Rice noneho navuga ko nubundi asanzwe ari umukinnyi mwiza ariko yashyizeho kashe ko adeservinga miliyoni 105 yaguzwe umukinnyi wa miliyoni 105 aho abandi byanze ni umukinnyi ugomba gufata inshingano agakora ikinyuranyo kuri uwo mukinnyi Declan Rice nubwo atatsinze igitego muri match ya nimugoroba ariko niwe wabaye man of the match back to back no umukinnyi wafunguye ibyiringiro byose by'abakunzi b'ikipe ya Arsenal even n'abakinnyi kuri match ibanza yabaye grand joueur Declan Rice vraiment ni umukinnyi ubona ko yashyizeho kashe ku giciro cye niwe mukinnyi waguzwe miliyoni 100 utajya ugarukaho cyane muri media bamukritika bavuga ngo zabaye nyinshi byagenze gute kandi nyamana ekipe itaratwara igikombe sezo ya kabiri arimo arakina hari uburyo ubona ko Declan Rice umukinnyi udasanzwe agaragara kuri match zidasanzwe kari niba tuvuga ngo kuva 2006 ni baheruka gukina gura na Real Madrid bakaba bahuye na Real Madrid akaba ari we ubaye man of the match zombe asezera ikipe ubibona ko ari imbaragaza icyo gihe rwose n'umuntu wamuguza aravuga ati reka nicare mamagare muri NBG banzanire fimbo n'inkwere hano nakoze deal nzima yego kuko ubona ko yes Martinelli yagize sezo iri
iri triki ukuntu ubona Ntayo. bitarimo urebye birasanzwe birasanzwe niyo aza kuba afite n'umusimbura awuhozaho nawe ubu simpamya ko yari kuba kikijyamo ariko ubona ko nawe aho yakenewe nk'igitego yatsinze cyo gukiringa game kuko ushobora kudrawinga match ugakomeza ariko kwitwa ko watsinze match ni yindi achievement n'ibyo UEFA itanga biratandukanye. Ukivuga kuri Declan Deus sonye ibyo yatangaje avuga ko ngo yarabisesinze gusensinga ikintu nko kugira icyumviro cy'ikintu kitaraba ati njya gusinyira equipe ya Arsenal sinzi nimba ari amarangamutima wenda y'umukinnyi nyuma ya match n'icyo ariko twizera ko abagabo kenshi bavuga ibarimo avuga ko ngo yarabisesinze igihe yaragiye gusinyira equipe ya Arsenal akavuga ko ngo ati ubu noneho ndatekereza yuko mu myaka iri kuza hamwe n'uyu mutoza ndetse n'abakinnyi ne baba mixings harimo abafite experience bake harimo abari gukura dufite n'abato myaka 18 ati tuzacivinga byinshi bazagera kuri byinshi ukigura kuri abakinnyi wenda ba impact ku buryo butaziguye ku ikipe Arsenal muri imikino ibira Champions League ho na Real Madrid Martin hari kurwirengagiza cyangwa se no kuba umuntu atamutekereza cyane biragendana nuko nyine yakoze kakazi nk'umukino wa mbere akazi yakoze gasanga kabuka yosaka kare kakazi ko gutuma Real Madrid ihera umwuka ariko bose nta watsinze igitego n'icyakizo tuvuga cyo kwibukwa ibintu Declan Rice yakoze byamize n'ibyabaye kuri iriya journée byose ubu ngubu abantu bakwibutsa ngo habaye iki kiragihe abantu bika Declan Rice nta gitego kiza miliyoni yatsinze ari ukuntu ubona nacyo cyahise kiryamirwa n'ibyo bintu aba izi mpande za Arsenal yabibuka yosaka be Martinelli barakoze ubona ko ino mikino ya nyuma wagira ngo Martinelli yategereje Bukayo Saka ngo yongere nawe umuntu w'umugabo ubona ko Trossard ubu ngubu kuri ino mikino nk'itatu amaze gukina ubiko neza match za Manchester urika kuvuga kuri match ya Manchester uyu muhungu Martinelli ubona ko umwuka warazamutse asuye hejuru ni wa muwinga usiga ucinga akanyira akagera muri surface akaba yagutesha umutwe ni umuntu nabagize ibibazo byo gutakaza umupartineri we uyu mugabo wagiye mu Budage Granit Xhaka akimara kumutakaza ko arandi ko baragendanaga yajyaga amufasha kwakira imipira no kuba yakora akazi mu buryo bumworoheye bitamusaba kugaruka inyuma cyane ubona ko byaramwafekise ku buryo bugaragara ajya n'ibyo bibazo by'imvune ariko imikino ibiri ya Real Madrid uburyo yikinnye na mbere yaho gato muri champion ukuntu yitwaraga hari ikize umufana wa Arsenal yagira ariko ngiye muri ino mikino ibiri mbonye ikindi kintu muri Arsenal cyari igitutsi mu minsi ya mbere ariko ubu ngubu nabura umuntu yica akabireba hari igihe umuntu yakoha abantu bakoze icyo kintu kuri Mikel Merino na Jacob Kivior ekipi izagira ikigero cyangwa igomba no kuba nyine ari ekipi ibarwa mu makipe meza ku mugabane w'Uburayi no ku isi muri rusange ntago buri munsi irahinga kuri 11 ariko byagiye bikunda kuba amakosa y'umutoza kenshi kuko nanone urabona hari abakinnyi Mikel Arteta yatakaje byashoboraga guhita bigira ingaruka mu buryo bwihuse muri sezo yose y'ikipe ya Arsenal cyane cyane kuri imikino ibyibushye ariko kwishakamo ibisubizo kwe bihita bikwereka ko afitemo abakinnyi muri groupe bashobora gutanga ibindi bintu mbere yo kuvunisha abandi kugira ngo bavunike none banavunike burundu icyo bashobora kuvuga ni iki ngiki icyo uvuga iyo ikipe iguze umukinnyi nuko nyine uwo mukinnyi ibona hari ikimumara hari ikintu izamukora warabonaga ko ndabyibuka igura uyu musore w'umutaliyani ukina ku rw'ibumoso Ricardo Carafiore umuntu wese yavugaga ko ari umukinnyi ukwiriye kuba hari kuko kwizera nanone ubushobozi bwa Tomiyasu na Zinchenko ntago byari bigihagije kuri uyu musore witwa Kivior Kivior buri gihe n'umusore uza muri Arsenal gukina hari ibyago bose bamaze kuvunika niko bigenda ariko uko akina bose bamaze kuvunika rimwe na rimwe ni ibintu bigaragaza ko umutoza aramutse amugiriye icyizere ajya mujyanana n'abandi groupe ntimusige hari icyo yatanga ko ndibuka umwaka ushize yamukinishije match ya Bayern muri kimwe cya kane ari barakina ku ruhande rwa Skello match ya Bayern birangira ariho bashwaniye ngira ngo biza no kurangira asa nkaho amurakariye yaraga gusohoka gatoya ku makosa akoze kimwe n'uyu musore witwa Mikel Merino aje gutabara kuri attack kubera ko abahakinaga bose bahari ibyo byose rero ni ukwishakamo ibisubizo k'umutoza ariko mu gukura k'umutoza Mikel Arteta mu kuzamuka no kugerageza kubaka ekipe nyine babimusaba kugira ngo nawe yige byose ntagire icyo asiga urakoze cyane rotation yakunze kukibona amanota make agakenera umukinnyi kubera kundi nyine yamaze kuguduka yagiye ariko taragera cyajya avuga ngo reka mfate abakinnyi uyu mugenera ikigiye n'uyu mugenera ikigiye mu rwego kugira ngo nzabane nabi igihe kirekire so ngerera kuri icyo ngicyo ikintu nashaka kuvuga Arteta wenda ayo makosa yakoze ariko atriste no kwasigaje no ku isoko akaba yazana wa mukinnyi ngo azaba swad player
azampa ibisubizo na n'icyo gihe twaba turi mu mage tugeraniwe. we icyo agomba gukora ni kimwe dizo iyo n'ubushize ndabyibuka ni rotasiyo. hari igihe twarabivuze ahangaha tutanabyemeranyaho niba mvuga nti rotasiyo ashobora kuyikora bitewe n'intego abona mu irushanwa ashaka kugira ngo aruhure nk'abakinnyi kuko nanone njyewe maze kubona experience y'uko si kenshi uzirukanka ku bikombe byose mu mwaka w'imikino